tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 2026 ni paje nshya aho ibintu byahinduye isura. Murabizi neza ku munsi w'ejo mu gihugu cya Kenya habaye imyigaragambyo yo kwamaganira kure Evariste Ndayishimiye ndetse na Kisekedi wa leta y'i Kinshasa. Ibi ntabwo byabaye muri Kenya gusa, no muri Amerika mu masaha y'umugoroba hahise hagaragara imyigaragambyo. Intero yari imwe, yari yo kuvuga ko Ndayishimiye agomba kuva mu byarimo akareka kiriya gice. Bivugwa yuko Ndayishimiye yamaze gukandagira, ndetse bikaba byaravumbuye yuko Ndayishimiye yari yarahawe na centre ya Rubaya, ariko magingo aya ikaba yarambuye. Akaba nayo mpamvu hari icyizere gikomeye cyane ko nino zone ya Minembwe ishobora kuzarokoka kandi igashobora kuzatabarwa, bitewe n'uko Ndayishimiye Evariste atari ubwa mbere yabarahawe gace ariko bikarangira akavuyemo. Ni mu nkundo rero tuze turebe paje nshya aho tureba amazu Moroko ifoma akaduha ido n'ido bikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi kuri ibi rero ni uko mu minota mike cyane mbere yo kujya mu kazi cyangwa mbere yo kuruhuka, ndabizi ko hari ababa bakoze ijoro aho bakabanza ukamenya uko situation ihagaze. Mbaneraho kugushimira nkwifuriza amahoro y'Imana wowe wahisemo kubana na Kigali News. Ikindi nawe kiza kuri Kigali News bwa mbere nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe cyangwa s'abone, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango. Nyamuna ntiwajye gukanda like cyangwa ngo usharinge. Ni page nshya y'ibikomeje kugenda abiba, turagenda tureba uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Nje muri kumva kuri mikoro kandi tuyokomezanya ni Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Ngakiye neza. Bwana Bizima, tuboneraho no kwibutsa abakunzi bacu ko ku munsi w'ejo hasaga nk'habonetse agahenge mu bice bigiye bitandukanye bya zone ya Minembwe, ariko mu gace ka Kalongi biravugwa yuko habayeho ibitero bikomeye cyane, ariko birangira aba FDNB ndetse na FDLR babakubise inshuro. Iyi mirwano Bwana Bizima yaciye ku butaka yari igamije iki, ko n'ubundi bizwi ko iyi coalition yanganye na AFC MRDP twirwaneho isa nkaho yabananiye? Ntago barava ku izima kuko ni ikintu bagerageza buri teka, kandi ubona ko izi operasiyo ziri kubaho muri iyi minsi ziri gukorwa n'ingabo ziri kujya muri ibi bice vuba zidasanzwe zikoreramo, ndetse hari n'amakuru ko harimo izihageze bwa mbere zije ziturutse mu gihugu cy'u Burundi, zije gusa naho zisimbura izindi zari zihari, ku buryo zitari zimenyereye operasiyo zaho. Ari nacyo kibazo kijya kiba muri coalition, kuko ubona ko nta gutangana amakuru ku basanzwe, kuko ubona ko n'ubundi Minembwe kuva amezi yose atambutse operasiyo zabagaho ku butaka zabaga zigoye cyane ku ruhande rwa coalition. N'ubundi bifashishaga sharing cyangwa drone, ariko mu bijyanye no kwadivasinga no kurasa bisanzwe mu butaka hariya ni ikintu cyabaga kigoye cyane kugira ngo babashe kugira agace bigarurira cyangwa bagumamo baramutse bakarimo. Ku ruhande rwa FARDC usangaga iteka ryose haba ikibazo gikomeye cyane bitewe na twirwano na M23, kubona ko ibice babimenyereye kandi iteka ryose basaga naho bagorana. Ubu rero abaza bose aho basa naho FARDC itagikoresha drone ku rwego rwo hejuru ndetse na sharing basa naho bayigabanyije. Ubu ikindi cyose bari gukora ubu ntabwo kiri kubahira cyane, kuko ubona ko ibyo baretse ahubwo ubu M23 twigana bari byo bari gukoresha, kuko nibo bari kubarasisha drone ndetse bakanabasha kubagabaho ibitero mu buryo bwo ku butaka bandi basinze mu bice barimo. Rero biri guteza ikibazo cyane coalition, ku buryo ubu kubasha gusa naho bawukontorora bagahangana nabyo biri kugorana cyane. Ariyo mpamvu ubona
bari kugenda bahura n'ikibazo gikomeye cyane, bakagarukaho kenshi no kuvugwaho amakuru menshi bijyanye n'uburyo baraswa na M23 na Twirwaneho muri ibi bice bya Minembwe, muri ibi byerekezo baherereyemo. Bwana Bizima, abaturage bo muri ibyo bice bakiriye iki amakuru yaturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse mesaje yagiye itangwa na bamwe mu banyamurenge bari bamaze iminsi barinangiye mu kwamagana bikomeye leta y'i Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi? Abaturage babyakiriye bate, Bwana Bizima? Ni ikintu cyabashimishije cyane kuko ni ikintu cyabongereye imbaraga ugereranyije n'uburyo byakozwemo, kandi uzi ko ijwi ryabo ryageze kure, kuko biriya ni ibintu byanyuze ku itangazamakuru mpuzamahanga ku buryo n'umuntu utarabashaga kuba yabyumvishaga ndetse ngo abihe n'agaciro ashobora kuba yarabyumvise cyangwa akabyumvishwa n'undi. Rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri bo, cyarabashimishije cyane, kandi ni ibintu bari basabye igihe kirekire, kandi byaruse inkunga yose bari kuba bahabwa, yaba ari ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya, bijyanye no kubona ko ijwi ryabo ryagize umumaro cyane, bijyanye n'uburyo byakozwemo n'ahantu byagarukiye, kandi ubona ko hari ikintu bizakemura nyuma y'uko bikozwemo, bikazabagiriraho ingaruka nziza no kuba byagira sapoti yindi bibafasha mu bijyanye n'ubuzima busanzwe, bitewe n'uburyo bari babangamiwe n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu nzira izo arizo zose, yaba mu mibereho yabo bwite ndetse n'intambara za buri munsi bagendaga bagabwaho n'izi koalisiyo z'ingabo, ku rwego ubona ko bari basa naho bagizwe nk'ikindi gice cy'intambara cy'abaturage, ku buryo nta gaciro bahabwaga mu ntambara nk'abaturage basanzwe badakoresha intwaro. Bwana Bizima, ku munsi w'ejo wari wambwiye ko hari gukorwa deployment ku mpande zose. Niki kiri gukurikira mu masaha y'ijoro, muri aya masaha y'iki gitondo? Niki gisa nk'icyabaye, cyangwa deployment zakozwe n'ubundi ntago zari zatangira gushyira mu bikorwa icyo zije gukora? Ni ku mpande zombi nta mirwano irabaho, yaba kuri M23 yaba FARDC muri ibi bice byo hasi, kuko ni muri Plaine de Rusizi ndetse naho plateau, ahantu ubona ko n'ubundi hasa n'ahegereye uyu mujyi wa Uvira. Ikintu cyari kiriho ni kuri FARDC, ubona ko ariyo yari ifite uwo mugambi wo kudeployinga ingabo mu bice bitandukanye, bagenda basa n'abongera umubare ku ngabo zari zisanzwe n'ibikoresho. Ubona ko basa naho barimo bibaka imbaraga nk'abitegura kuba bagabwaho ibitero, cyangwa se aribo babigaba mu bice bitandukanye, ariko ukabona ko n'ubundi babikoraga ari mu buryo bwo gusa naho bikavaringa ku giti cyabo bwite, bijyanye n'uko ubona ko ingabo z'u Burundi hari ibyo zari zadohotseho bijyanye n'uburyo deployment zabo zari zimeze n'ibikoresho bari bafite, basa naho bagiye babikura mu byerekezo byari birimo. Ukabona ko FARDC isa naho yaba yarakoresheje ubutasi bwayo kugira ngo ibashe kumenya ko hari uburyo ibyo byabaye nk'ibigabanuka ndetse bikanakurwaho ku ruhande rw'ubukunzi. Rero bikaba byarabaye nko kuba byateza ikibazo, bigatuma ari byo mpamvu baba barabikoze muri ubwo buryo, kugira ngo babashe kwishakira umutekano wabo bwite, ku buryo batakwiringira ingabo z'ubuzira barimo bakoresha ku giti cyabo. Bwana Bizima, n'icyo ubona kiri bukurikire nyuma y'uko abanyamurenge bahagurutse bakavuga cyangwa bagatangaza ibibakorerwa bitari byarigeze bibaho mu myaka yagiye itambuka? Urabona hari icyizere kiri bube, cyangwa n'ubundi icyiza ni uko bakomeza bakagira ijwi rikomeye cyane ndetse bagahaguruka nk'uko twagiye tubivuga? Icyizere kirahari cyane, kuko ubona ko byanze bikunze ijwi ryabo rishobora kugera kure cyane, kuko biriya ni ibintu biri bukorwe n'itangazamakuru ryose rishoboka ku rwego rw'isi hose, bishobora kugera mu nce zitandukanye, cyane ko
ubona ko n'ubundi ibi basa naho bakoze hari abatabyiyumvishaga ndetse hari n'abatabihaga agaciro, kuko ubona ko byakoreshwaga n'itangazamakuru ryo muri bino bice duherereyemo, ariko bariya bakoresheje ijwi rya kure kandi babinyujije mu nzira zitandukanye bishobora kugira ikintu gikomeye byageraho bijyanye n'uburyo babiteguyemo, kandi ubona ko basa naho bararise itangazamakuru mpuzamahanga zo ku rwego rwo hejuru ku mpande zose zitandukanye z'isi, ku buryo biri bugire icyo bimara kandi biri buze gusa naho bigera mu bice bitandukanye cyane, ku buryo biri buze kugira ikintu bihindura cyangwa bikumvisha benshi batabashaga kumva ibi bintu urwego biriho. Mu yandi makuru biravugwa yuko n'ubundi impande zose zikomeje imyiteguro, ndetse magingo aya bikaba bigaragara yuko hari bamwe mu bice bigiye bitandukanye hari kugenda hagaragaramo bamwe mu bo bagenda bafata nk'uko byagiye bigaragara, ndetse urabona ko amahoro akomeje kugenda ageramirwa, nubwo benshi bari bazi yuko bitazongera kubaho, ariko urabona ko hari igikomeje kugenda kigaragara. Tubona hano kubabwira ko mu gihugu cy'u Rwanda Ronald Rwivanga yatangarije igihe avuga yuko abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bagomba gutuza ndetse ntibahangayike kuko umutekano urinzwe, aho ngo bamwe bari batangiye kugira ikibazo bavuga ngo isaha ku isaha dushobora kuba turi mu yandi mahanga tugahura n'ikibazo. Perezida Felix Tshisekedi akomeje kuvuga ko umutekano utameze neza, ndetse akaba yaravuze ko Bigirumwami Kongoro ashobora kuba afite ikibazo gikomeye, ndetse akaba akomeje kugenda amushinja cyangwa amwemeza yuko bitari buze koroha, avuga ko ashobora kuba yarishe abasivile benshi, ndetse bivugwa yuko hari icyatangiye kubaho cyo kwisubiranamo ku bice bigiye bitandukanye. Benshi bati leta ya Kivu ishobora kuba igiye kuvuka, ndetse na Monesco ikaba itangiye kubyitwaramo neza mu byagiye bigaragara. Magingo ya rero M23 na FARDC barashinjanya ibitero aho batari kumvikana mu Busuwisi. Iyi FARDC ivuga ko ibitero bya M23 byakozwe mu ijoro rishyira ejo hashije, ubwo ni ku cyumweru. M23 ikavuga ko ibitero bya FARDC byakomeje no mu rukerera byo ku munsi w'ejo ku wa mbere. Urumva rero uko kwisubiranamo ni nayo mpamvu bivugwa yuko guhuza na AFC M23 byamaze kuba ikibazo cy'ingutu. Bwana Bizima rero niba hari izindi update nshya wenda zisa nkaho ari z'aka kanya, wako updating abakunzi bacu ubundi tukaboneraho kukwifuriza kugubwa neza. Yego, icyo nakongeraho ni uko muri Nord Kivu hano muri iki gice cya pariki ya Virunga, amakuru ahari ari uko hakomeje kugenda haba urujya n'uruza rwa ingabo za FDLR ziza muri ibi bice cyane ziturutse mu zindi nce. Ubona ko ari ikintu cyateguwe cyane ndetse kitagendaga gihabwa agaciro, ariko buriya itangazamakuru rikora akazi karyo neza kandi mu buryo budasanzwe. Ni uburyo ubona ko byanze bikunze mu minsi yose itambutse ibyagendaga bivugwayo ari ibintu bifite ishingiro, kuko ubu ngubu hamaze kumenyekana neza amakuru ko harimo ingabo nyinshi cyane zirenga 6,000, kandi harimo n'izifite imyitozo zirimo kwitorezwamo bijyanye n'abo bagenda bakura mu bice bitandukanye b'abasore b'abasivili basanzwe, kugira ngo babashe gusa naho bagwiza force yabo n'umubare w'ingabo bakeneye. Ubona ko
hari ibintu byateguye kandi nta mikino bafite muri iki gice cya pariki ya Virunga na Nyiragongo, ubona ko ari ibice bigari byagutse hakorerwamo buri kimwe icyo ari cyo cyose, ariyo mpamvu bisaba umwanya ndetse bigasaba imbaraga n'ubwenge ku ruhande rwa M23 kugira ngo babashe gusa naho bahangana n'iki kintu ku ikubitiro ndetse bitararengera, kuko haramutse habayeho uburangazi cyangwa kusa naho batabiha agaciro bishobora kuzabasaba imbaraga z'umurengera cyane kugira ngo babashe gusa naho bagarura umutekano muri iyi pariki ndetse no mu nkengero zawo. Ubona ko intego y'iyi fosi zirimo bafite ari uburyo bwo gusa naho bahungabanya umutekano muri ibi bice bisatiriye ino pariki bituwe n'abaturage benshi kandi higanjemo uyu mujyi wa Goma. Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego, murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, tubonaho kwihanganisha abarwayi abari muri zone y'intambara ndetse n'abatameze neza muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.